nuko dutangiye filime yacu uyu munsi tuyitangiye hari urimo ararota, nuko nguko arimo arasomwa n'idayimoni, nuko nguko yashidukiye hejuru cyane yibaza ibintu arimo arota, yibaza ibimubayeho, yabyutse atokesha ngo mu izina rya Yesu. Akikanguka arebye imbere yiwe yabonye umukobwa mwiza, nuko nguko agikanguka arebye imbere yiwe mu ntebe ahabona umukobwa mwiza. Mana nyagasani, buriya muri ubu buzima tubayemo, mu buzima bwo mu mwuka nuko nguko biba bimeze, biba bisaba yuko dusenga mbere yuko turyama. Nurota inzozi mbi, nukarota inzozi mbi, ako kanya uzahita ubyuka usenge, kuko Satani akorera mu nzozi zacu, kandi inzozi zacu ziba zifite ikintu zisobanuye cyane. Nahisemo iyi filime kugira ngo nk'isomo, nujya urota inzozi mbi ujye ubyuka usenge. Please, ndakwinginze, niba ujya ureba izi filime zanjye mbaha, niba ureba izi filime, ndakwinginze ujye ubyuka ubanze usenge. Ntukarindire yuko ngo uraza gusenga ubyutse, no, byuka usenge. Abo ni abadayimoni. Umugabo yaramubwiye uti urakora iki hano? Umukobwa aramubwira uti ndakora iki hano? Nagusuye ngo tubashe kuba twaganira. Ufite ikihe kibazo? Urabona ntari umukobwa mwiza? Hari abantu benshi barota, bakarota basambana. Dore nguko niyo mpamvu nahisemo iyi filime nk'iyi ngiyi. Mana nyagasani, niba ugeze ahari bwo bwa mbere, ntugende udakoze subscribe, udakoze like, kugira ngo ujye ubona filime zacu tubaho umunsi ku munsi. Umugabo arasenga, umugabo ni pasiteri, ariko nawe reba inzozi abana b'abantu barota. Ushobora kurota inzozi bijyanye n'ibyo wiriwemo, cyangwa n'ibyo utekereza, cyangwa n'ibizakubaho. Abahanga niko batubwira, ariko nk'umuntu wizera Imana, nk'umuntu ukunda Imana, uzi Imana icyo ari cyo, arabyuka agasenga mbere y'uko uryama, ukabanza gushinga igicaniro cy'amasengesho. Umukobwa arimo aramuryoshya. Nagusuye, ndagukunda, mba nifuza yuko duhorana ibihe byose, kandi nawe ndabizi neza yuko wankunda. Twagirana ibihe byiza, nkagukunda, nkaguhobera, ukaryama mu gituza, nanjye nkaryama mu gituza cyawe. Umugabo nuko nguko yavuyeyo, ntago ari kumva ibintu biri kumuba. Umukobwa ari kumukarangira bya bindi bavuga ngo ni akanyobwa, yicaye mu ntebe. Umugabo yaramubwiye ati urakora iki hano? Va ahangaha ugende, ntabwo ngushaka ahangaha. Please, ndakwinginze, nta mwanya ufite ahangaha. Umukobwa akamureba akamubwira uti ntago nagenda, ndagukunda shushu, kandi nkusabwa ibihe byanjye byose. Iyo ugenda, iyo ugaruka, byose mba mbona duhwanye. Mana nyagasani, mujye musenzera inzozi, kuko destiny yacu niho baswapingira destiny mu nzozi. Buriya inzozi ni ikintu gikomeye cyane, kuko ni impano umuntu ahabwa n'Imana. Hari abantu batajya barota ngo babashe kuba bakontorora, ariko ndakubwira ngo ujye usenga. Umusore cyangwa pasiteri yatewe mu nzozi, ese wabikoraho iki? Umukobwa arimo aramubwira ati ngwino, nyegera tubashe kuba twaganira, tubashe kuba nakubwira. Wibuke ukuntu yatangiye arimo amusoma, idayimoni irimo rimusomana amaraso ku munwa. Mana nyagasani, ese biragenda bite? Yahise yibuka gusoma ishapure, yibuka Yesu ku musaraba na Mariya. Mana nyagasani, yumva hari icyo agomba gukora. Yahise akurura inzozi, yibuka ko Yesu ari wamubambiwe ku musaraba. Bikira Mariya nuko nguko yatangiye gukurura amasengesho, yatangiye gukurura icyo gukora. Ubwenge bwatangiye kumuha icyo gukora. Yaramubwiye uti ugomba kuva ahangaha ukagenda mu izina rya Yesu. Mariya agomba kukwirukana mu izina rya Yesu Kristo. Ugomba kuba wava ahangaha ukagenda. Yatangiye kuvugishwa, yatangiye kwibuka gusenga, kuko yibutse ko Yesu ibyaha byose, ibintu nk'ibi ngibi bibi, ariho yabisize, ariho yabitsinze. Mana nyagasani, ujye wibuka gusenga. Niyo mpamvu nkubwira ngo jya ubanza usenge, nunabyuka usengera inzozi zawe. Yatangiye gukoma amashyi amubwira ati ibyo ngicyo ntacyo byatwara, nta nicyo byahindura ku mimerere yanjye. Reba Mana nyagasani, idayimoni ryamukenetse,
idayimoni ryamukenetse. Ese wowe ufite ibiro bingahe? Upima ibiro bingahe? Aho ndavuga mu masengesho, aho ndavuga mu kwizera, aho ndavuga mu kuyoborwa n'umwuka. Dusenge, twongere dusenge. Uyu yaramubwiye uti nta kintu wakora, icyo ngomba gukora cyose kigomba kuba successful, ngomba kuba nakigeraho kuko nkukunda kandi nta wundi mugabo nzakunda. Ati pastor, nkunda kuntu ubwiriza ubutumwa, ibaze nawe kuba uri pasiteri ariko ukarota inzozi nk'izi ngizi. Bigaragaza, bihita bipima, bihita bikushyira ku munzani w'amasengesho yawe. Ntibivuze yuko nabo badaterwa, baraterwa cyane rwose nk'uko undi wese yaterwa, ariko babisaba gushyiraho ingamba. Musenge, mwiyirize. Ibintu nk'ibi ngibi bikurwaho no kwiyiriza ubusa no gusenga ubudasiba. Mana Nyagasani yatangiye gusenga ati mu izina rya Yesu, ati ndagutokesheje va aha ngaha, ndashaka umucyo muri iyi nzu, ati ndashaka umucyo, ndashaka kubonekerwa n'ijuru mu izina rya Yesu, ndashaka kubona imbaraga zawe, ndashaka kuneshereza ikibi. Waduhaye ubushobozi bwo kuvuga ijambo ryawe tukumva, waduhaye ubushobozi bwo gusenya ibibi byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo ugire icyo ukuraho, ndasenga kugira ngo ugire icyo urema. Yarasenze, idayimoni nuko ryamukenetse, nuko nguko ryamukenetse. Nongera kukubaza nti uba upima ibiro bingahe? Ufite imbaraga zingana iki mu masengesho yawe? Umugabo yarasenze biranga, idayimoni ryaramukwepye. Yarasenze, yaramubwiye uti aho tuburiye niho tubonera. Ntabara muri izi nzozi, ntabara mu izina rya Yesu Kristo, birenge kuba inzozi. Nuko nguko umukobwa mureba, umukobwa ari kumureba akana ko mu jisho, nta n'ikintu biri kubasha kuba byakunda. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ukore subscribe. Amasengesho yatangiye kuvibra, amasengesho yatangiye gukora, Imana yatangiye kumwumva, yatangiye kumukubitisha kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Umukobwa yatangiye kwaka, bya bindi yikoreshaga, imbaraga zitangira kumubana nkeya. Senga, wongere usenge, ubuzima bwawe buzashyirwaho umucyo mu izina rya Yesu. Ibintu nkubwira ndabizi neza, ndumva nanjye nafashe uyu mugabo gusenga, ariko idayimoni ryatangiye kwaka umuriro, imbaraga yatangiye gushinga igicaniro cyo gukuraho. Nuko nguko wa mukobwa yahise ahinduka kobra, yahise ahinduka uruyoka runini rwa danje. Nuko nguko imbaraga z'amasengesho zikora. Yatangiye kuvuga uti Mana urakoze, rimbura, komeza urimbura imiyonga yose y'ikibi cyose, kureho ibibi byose by'umwanzi Satani, ukureho weze muri izina rya Yesu. Yatangiye gusenga, yatangiye kubwira Imana, atangira nuko nguko uko wa mukobwa yarebyaga karimi amureshya, nuko nguko yanzoka itangiye kumureshya. Mana Nyagasani, yanzoka yatangiye kumureshya, akomeza ayitota amasengesho, asenga ashyiraho. Mana Nyagasani, nawe reba isi y'umwijima, nawe reba umwuka uburimo ibintu byinshi bitandukanye. Yamanuye Bibiliya, yashyizeho Bibiliya, ambwira ati ndagukubitisha ijambo ry'Imana wanzoka we. Ati Imana yaduhaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na za sikorupiyo ndetse no kwirukana amadayimoni. Mana Nyagasani, nuko nguko Mana Nyagasani, umugabo yarebye hirya no hino, inzoka yaragiye. Wa mukobwa yavuyemo inzoka nayo itangira kwigira kariya kajya he, nayo igeze aho iragenda. Yarahindukiye, areba ku nkuta zombi, areba hirya no hino ngo arebe ko hari icyo yabona ko byibuze hari aho yabigiye. Arayibura. Ese wowe wabasha gusenga ukirukana abadayimoni? hahandi yarari, nguko inzoka yagiye, intebe isigara aho ngaho. Umugabo yahise afata telefone, akimara kwirukana abadayimoni yarahamagaye. Ese agiye guhamagara nde? Ese agiye kubigenza ate? Mana Nyagasani, yahamagaye umushuti wiwe. Ese biraza kurangira bite? Yaramubwiye ati ndagushaka mu gitondo saa 12 bangezeho, ndashaka dukora amasengesho yo kwiyiriza
ukiyiriza ubusa. Mana nyagasani, nawe iri somo rikugereho, ibintu nk'ibi ngibi ujye ubifatira amasengesho nk'uko natangiye mbabwira ngo ibi bikurwaho no gusenga. Uyu nawe yahise ahamagara inshuti ziwe z'abanyamasengesho, arazibwira ati nkeneye gusenga, ndi guterwa cyane, ndimo ndasuzugurwa n'umwanzi, ndimo ndasuzugurwa n'ikibi, hari umukobwa uri kuntera mu nzozi akazira mu nzoka, nkeneye amaboko yanyu. Mana nyagasani, buriya no mu bushobozi bw'Imana no gukizwa tugira abantu badufata akaboko, tugira abantu batuyobora inzira, kuko ntabwo tungana mu masengesho. Ibaze ko n'uyu mupasiteri yifashishije abanyamasengesho bagenzi be n'abapasiteri bagenzi be. Mujye musenga, mwongere musenge, mukore amasengesho, mwiyirize ubudasiba. Abadayimoni bazira mu bakobwa cyangwa mu bagabo, niba uri umugabo ukajya urota usambana, niba uri umugore ukajya urota usambana, iyo ni imyuka mibi ifite imbaraga. Urasabwa gusenga, urasabwa gukuraho igicaniro cy'abazimu n'abadayimoni kugira ngo babashe kuba bagenda mu izina rya Yesu. Tubabwira ngo filime yacu nuko igenze, nyizanye mu buryo bwo kukubwira ati senga, wongere usenge.